Uyu munsi bimwe mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ntibisiba kurwana no kubona aho gutuza imfungwa. Ibi birajyana no kwiyongera kw'ibyaha mu isi. Ibi twese turabizi, mu rukiko hakora ibimenyetso. Iyo umushinjacyaha agushinjije akoresheje ibimenyetso ugatsinda, ntufungwa. Ibi uba wabifashijemo n'umwavoka wawe. Ariko si iyo umushinjacyaha agushinja icyaha akagaragaza ibimenyetso ugatsindwa, aha urakatirwa. Aha ntabwo twirengagije yuko haba hari n'umuntu ufite icyaha yakoze ariko yaba afite umwavoka mwiza akamuburanira agataha. Buri banyabyaha bose bari kuri iyi si ntabwo ariko bose bafunzwe. Hari abasibanganya ibimenyetso babajyana mu nkiko bakongera bakagaruka. Birumvikana neza ko amategeko ajyanye n'inkiko aya ntabwo ashobora guhagarika ibyaha, cyakora arabigabanya. Ese ubundi ni iki kindi gishobora kugira uruhare mu kugabanya ibyaha bikorerwa ku isi? Amadini n'amatorero. Nibyo, wabyumvise neza. Uyu munsi imyizerere ishingiye ku madini n'amatorero iri kugira uruhare runini mu guhindura imyitwarire n'indangagaciro z'umuntu ku giti cye ndetse no muri sosiyete muri rusange. Bisa nk'aho buri mukristo yubahirije amategeko 10 y'Imana, isi yaba nziza ikamera neza. Muri make ibyaha byagabanuka. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku ruhare rw'amadini n'amatorero mu kugabanya ibyaha bikorerwa ku isi. Iki kiganiro ahanini kiraza kwibanda ku ruhare rwa RASA, Rwanda Anglican Student Association. Uyu ni umuryango w'abanyeshuri b'Abangirikani bakorera amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku ruhare rwa RASA mu kurema sosiyete yuje urukundo ndetse uzira icyaha, sosiyete yubaha amategeko y'Imana bishingiye ku ngingo zabo ko ari 3: agakiza, urukundo, umurimo. Baha ikaze mu kiganiro Tugane Siyanse. Iki ni ikiganiro mugezwaho nanjye Steven S20 kuri Murindi Yacu TV. Iki kiganiro ndetse n'ibindi byinshi wabibona wandika ijambo My STV cyangwa se Murindi Yacu TV. Ikaze. Nongeye kuba ikaze mu kiganiro Tugane Siyanse. Mu mategeko 10 y'Imana yahawe Mose harimo amategeko ashingiye ku mibanire y'Imana n'abantu ndetse n'amategeko ashingiye ku mibanire y'abantu hagati yabo muri rusange. Igitabo cyo Kuva ibice 20 guhera ku murongo wa 12 haragira ati: Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yaguhaye. Ntukice, ntugasambane, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa inka ye cyangwa indogobe n'ikindi kintu cyose cyaba ari cya mugenzi wawe. Aya ni amategeko 10 y'Imana yahawe Mose. Muri aya mategeko twumvisemo neza 6 ya nyuma ashingiye ku mibanire y'abantu. Abakristo bose bizera yuko hazabirimbukiro ku bantu bakoze ibyaha ndetse hazaba ijuru ku bantu bakoze neza bakurikije amategeko y'Imana. Twese nta gushidikanya twemeza ko ku munsi w'imperuka ko buri wese azabazwa ibyo yakoze mu isi, ndetse aho ngaho hazaba hari igitabo cyanditsemo ibyiza n'ibibi wagiye ukorera mu isi. Iyi myizerere idufasha kugabanya ibyaha, kuko iyo ukoze icyaha uba wumva ko uri kwangiza imibanire yawe n'Imana. Kuri ubu ngubu umukristo nyawe iyo akoze icyaha yumva ko agomba kwihana ndetse akirinda kuzasubira icyo cyaha. Kuva mu byaha niko kujijuka, kandi kumenya Uwiteka nibwo bwenge. Aya ni amagambo yanditse muri Bibiliya. Abasoma Bibiliya cyane aya barayazi. Amadini n'amatorero atandukanye afite amahame n'inyigisho zayo ku bijyanye n'icyaha, ariho usanga benshi basangiye indangagaciro z'ubunyempuhwe, urukundo, ubugwaneza, umuco wo kubahana, kubabarirana. Ibi byose bigira uruhare mu kugabanya ibikorwa bibi muri sosiyete. Ubushakashatsi bwerekanye yuko abanyedini cyangwa se abakirisitu
ni gake cyane ku kuba wabasanga mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi birajyana no kugabanuka k'umubare w'ibyaha bikorwa. Ikindi kandi inyigisho z'amadini n'amatorero zikunze guca intege ingeso mbi z'ubusambanyi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi. Nibyo izi nyigisho zigabanya ingaruka mbi z'imyitwarire. Ibi byose twavugaga ku ruhare rw'amadini n'amatorero mu kugabanya ibyaha muri sosiyete. Ya sosiyete igendera ku mategeko y'Imana ndetse igendera mu migenzo y'Imana, mbese isosiyete y'abakristo. Nibyo ngo twigeze kubivugaho gato, abantu bose bakurikije amategeko y'Imana bakabaho mu buryo Imana ibashakamo, nta kabuza isi yagira amahoro itigeze igira kuva yaremwa. Ubu noneho reka tuvuge ku ruhare rwa rasa mu kubaka sosiyete z'ibyaha igendera ku mategeko y'Imana. Aha turibanda mu mashuri makuru na za kaminuza ndetse no hanze yayo. RASA, Rwanda Anglican Student Association. Uyu ni umuryango w'abanyeshuri b'Abangilikani bakorera mu mashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda. Uyu muryango wavutse mu 1999 utangira mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Université Nationale du Rwanda. Gusa uyu muryango uko imyaka yagendaga isimburana, uyu muryango wagiye ufungura amashami hirya no hino mu gihugu mu makaminuza agiye atandukanye, harimo nk'amashami ya Kaminuza y'u Rwanda UR, amashami ya RP, IPRC, Kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, ndetse n'amwe mu makaminuza yigenga nka East African University n'izindi. Uyu munsi umuyobozi wa RASA ku rwego rw'igihugu bamwita Tuyisenge Jean Felix. Uyu yungirijwe na Tumayine Jean Remy. Uyu muryango wubakiye ku nkingi eshatu arizo agakiza, urukundo, umurimo. Reka duhere ku ijambo agakiza dusanga muri Tito ibice bibiri kuva ku murongo wa 9 haragira hati: hugura abagaragu b'imbata kugira ngo bagandukire ba shebuja, babanezeze muri byose batajya impaka, batiba, ahubwo bakiranuke muri byose kugira ngo bizihize inyigisho z'Imana umukiza wacu, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Iyi nkingi ya mbere iratwerekeza ku gushaka agakiza ku Mana ndetse no kugendera mu mategeko yayo. Indi nkingi RASA igenderaho ni urukundo. Sosiyete itarimo urukundo, iyo ntabwo ari sosiyete. Sosiyete itarimo amahoro, iyo ntabwo ari sosiyete. Iri jambo turisanga he? Iri ni ijambo dusanga muri Yohani wa mbere ibice 4 umurongo wa 11. Bakundwa ubw'Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Inkingi ya kabiri RASA igenderaho, ibi bitoza abakristo gukundana ndetse kugira urukundo muri sosiyete nta rwango, ndetse hari ubufatanye muri sosiyete. Ibi bivuze ko biciye muri iyi nkingi sosiyete iba mu mahoro kandi ituje nta rwangano. Inkingi ya gatatu RASA igenderaho ni umurimo. Nehemiya ibice 2 kuva ku murongo wa 17 haragira hati: mera ko ndababwira nimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumye kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo Umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora umurimo mwiza. Iyi nkingi ya kabiri, umurimo, iradukundisha umurimo. Muri make ntabwo ishaka ko tuba abanebwe, irashaka ko duhaguruka tugakora, kandi ibi ni byo sosiyete ishaka. Sosiyete itunze abantu badafite umurimo, babandi birirwa ku mihanda, abo nibo birirwa batega abantu babaka ibintu bafite, abo ni abajura, abo ni abicanyi. Sosiyete ifite abantu bafite imirimo yabo bahugiyemo, ibyo byaha ntabwo biharangwa, nta bujura buharangwa. Ubusambanyi n'ubusinzi biragabanuka kuko nta mwanya wabyo baba babifitiye. Muri iki kiganiro ntitwabura kuvuga uruhare rwa RASA mu kubungabunga ubuzima bw'abanyeshuri nk'uko twabibonye haruguru.
rasa itoza indangagaciro zitandukanye ku banyeshuri, harimo kubahana, kubana neza mu mahoro, guca bugufi, kwirinda ingeso mbi zirimo n'ubusambanyi n'ubusinzi n'ibindi bikorwa bibi bishobora kuranga abanyeshuri. Aha twibanze kuri rasa nyirizina muri rusange, kandi twigeze kuvuga ko rasa ifite amashami menshi hirya no hino mu gihugu, harimo na University of Rwanda Nyagatare campus. Munyemerere turebe kuri rasa ishami rya Nyagatare. Ese iyi ngiyi ibayeho ite? Rasa ishami rya Nyagatare, iri ni rimwe mu mashami ya rasa ibarizwa muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Iri shami kandi rihuza amakaminuza abiri, ariyo UR ishami rya Nyagatare na East African University Rwanda ishami rya Nyagatare. Iri shami kandi ryavutse mu mwaka w'2007. Rasa ishami rya Nyagatare, usibye za ntego twavuze cyangwa se inkingi 3 twavuze, agakiza, urukundo n'umurimo, ifite izindi ntego ebyiri z'ingenzi, arizo kugira umurasa uhendutse kandi ushobora guhindura abandi. Indi ngingo ya kabiri cyangwa se intego bagenderaho ni tubashake, tubazane, tubatoze, niturangiza tubatume. Rasa ishami rya Nyagatare kandi ifite inshingano zo gutoza abakirisitu kugira ngo nibure bagere ku rwego rushyitse nk'urwa Yesu. Rasa ishami rya Nyagatare, usibye gutoza abakirisitu bayo, uyu muryango hari ibindi bikorwa ugenda ukora, haba muri sosiyete ndetse no muri kaminuza mo imbere. Ibi bikorwa harimo nko kubakira abatishoboye, aho uyu muryango umaze kubaka inzu 2 uzubakira abatishoboye. Ibi ni ibikorwa byiza. Uyu muryango kandi watanze ihene 10 ku batishoboye babasha kwivana mu bukene. Si ibyo gusa, kuko muri 2015 nanone uyu muryango wasuye gereza y'abana i Nyagatare. Ibi ni ibikorwa bigiye bitandukanye rasa ishami rya Nyagatare igenda igaragariza sosiyete. Nubwo twabonye ko amategeko adakuraho ibyaha, ariko nanone n'ubu n'amadini n'amatorero nayo ubwayo ntabwo akuraho ibyaha cyangwa se ngo ukureho ikibi muri sosiyete burundu. Gusa ibi bigabanya ibyaha bikorwa muri sosiyete. Ese niba uyu munsi tuvuga ko isi yacu ishaje, abantu basigaye bijandika mu byaha, intambara hirya no hino, ngizo Uburusiya na Ukraine, Israel na Palestine, M23 na Congo, ese izi ntambara zizarangira gute? Aha dusoreje ikiganiro tugane siyanse cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro mugezweho nanjye Steve S20 kuri Murindi Yacu TV. Mbibutse ko wandika ijambo MySTV ndetse uzahasanga ibiganiro byinshi. Mbashishikariza gukora subscribe ndetse mukande na like. Ndabashimiye, tuzasubira.